mu by'ukuri abana b'Imana tukwiye gusenga, abana b'Imana tukwiye gushyira umuhate mu kumvira Imana. Igihe kirageze ngo twumvire Imana, kubera ko izi ntambara zizakurikirwa n'akarengane. Hagiye kuza akarengane bene data, kuko abayahudi bagiye kwangwa urunuka. Mu ntambara ya kabiri y'isi ntabwo babanze, ubu bagiye kubanga kurushaho noneho, kuko bafite imbaraga uyu munsi wa none. Nibo bayoboye ibigo by'ikoranabuhanga hafi ya byose, nibo bayoboye amabanki yo ku isi akomeye ndetse anaguriza n'ibihugu, nibo bayoboye ibigo bikora imiti za Big Pharma, nibo bakora inkingo, nibo bakora ibintu byose, nibo bubaka ibibuga by'indege, nibo bubaka ibintu byose, nibo bakora ibisasu kirimbuzi, nibo bashaka kugena ubitunga n'utabitunga. Impamvu rero izi ntambara zose ziri kuba nuko Satani ashaka kubakoresha kugira ngo afate isi mu biganza. Namara gufatisha rero bari abantu biho ngo n'abayahudi, ikizaba gisigaye no gufatisha itorero rya Yesu.